avuga isengesho ryo gutura u Rwanda Kristo umwami agira ati: Nyagasani Yesu, umwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, jyewe Mutara Karorero wo Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo umwami niwe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, uguma kurugwiza, uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva indimwe nanyu ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubahe umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazana isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi